M23 yangeye UN ko yinjira ati kubera iki ati se ko mumaze iminsi mudukoraho kuri raporo iherutse ati mudutangira raporo mbi none muraza gukora iki kandi Udengariye mu ifoto imwe Kaniki Freddy mu ifoto imwe Wiringo nawe ari muri selfie simbikubwiye niba atabikosora umuntu azabakoma kandi bazibuka bazababara cyane. Ibyo ni ibintu rwose bigaragaza ko bamaze kuba amacuba. Ariko iriya foto album kujya mu mihango imwe event imwe ubona bakoranye bose inama imwe n'iki drone zabakoma babifitemo ingeso kuvuga inshuro zose barwanye no myaka bamaze barwana kiriya kintu kibabamo umva ukabona komando bimwe iraje General Makenga n'ujye ubikwepa cyane buriya no ninyeshyamba buriya mugabo yego ariko abandi ubona bari kumwe ukabona cyangwa ibirori yitabiriye ntago barinda nawe bagomba kuba hari yego kugira ngo hagire umuntu usigayiriraho ahantu General Bernard Byamunga ahagaze ntago Makenga bagomba kuba hari kugira ngo komando midasenyukire cyane cyangwa bangaruye bariye ariko babona hamwe bagira gute izi nyeshyamba n'inyeshyamba ziri moderne kuva nabera ngoma nibishobora kubiyibera iki navuga ikibazo cyangwa icyaha izaba nzifata urugero ngo ha UN 5 z'ingenzi kandi nihuse utagira ngo ndimo kuzishakisha UN iminwari yo mu Rwanda wari kuyizera ariko kumugezaho iki yabujije no ko abatutsi kuba hano mu Rwanda unareba ukuntu darera birogreta yari umuntu utanabirimo ariko ayikorera neza iramunanira ya raporo biranga bakofi nane nabakubwiye si UN ya mbere UNAMID urayizi iyi UN yo muri Sudani na Darfur yarashwanyaguritse ubungubu irimo intambara abari Elfasher abari ejo ku munsi w'ejo zanyeshyamba za RSF zashyizeho guverinoma zishyiraho bitanyara muri Darfur mu rwego ni Elfasher byumvikana yuko Darfur yashyizwemo imbaraga na Loni zingana kuriya UN yabaye muri UNAMID yari ikomeye mu mission yabaye muri Afrika. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakuzi bacu turasuje aho muherereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro bya Gasaro News. Mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi kundi n'amakuru agiye atandukanye. Turi kumwe na David Marshali n'umuntu wacu n'umuntu wanyu ndetse zineza ko benshi mukunda ibitekerezo bye. Marshali waramutse neza? Ndashima Allah wa mugani wa babuji. Namahoro. Ndashima pe. Duhangiye cyumweru nta kibazo mfite. Weekend tuyivuye. Icyumweru. Wari ugiye kubona naje weekend. Wapi? Iyi ni new week. Yego. Ibintu byara amahoro weekend yagenze neza nta kibazo. Ntacyo. Ndumva nta kibazo rwose. Yego. Madarubindo yashyize he? Madarubindo. Naze ngo hinduresha. Uriya nicyo kintu gushaka. Mukanyaraje umbwire ko yayibagiwe kandi ndi kubona ako Sandrine ndagira ngo ngira amadara windamwe waguze nandi naguze ayizuba ariko hari ntacyo ninyakenera ndagira ndumva mfite stamina nyinshi ntabwo nkeneye no gusoma byinshi Imana ishimwe. David reka twigire rero mu makuru agiye ahari ndetse agiye atandukanye kuri uyu munsi. Nabonye kuri Gasaro News rwose ari abantu bakomeje kudushyigikira pe kuri Gasaro News hano umunsi kundi ari n'abamvu mbabwira ngo mukore subscribe mudushyigikire tubagezeho amakuru. David makuru rero yakomeje ngeraho nuko kugeza uyu munsi ari nabyo byantunguye ngewe sizi nayo biri bugutungure nkuko natunguwe. Bivugwa ko M23 yangeye UN ko yinjira
ati kubera iki ati se ko mumaze iminsi mudukoraho kuri raporo iherutse ati mudutangira raporo mbi none muraza gukora iki kandi raporo mumaze iminsi mutanga mwerekana navuga ibi bikuri twebwe nkibaza ibyo bintu byakunda. hari umugore bita Jane Corbin uyu wakoze ikiganiro kuri cyo bitaga Rwanda Untold Story kuri BBC. Uriya mugore bavuga ko uko yinjiye bikurikiranye neza yinjira hano mu Rwanda yaje gukora inkuru isanzwe ngira ngo hari mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ntibuka neza, ariko aza yigize intama, ariko by'ukuri ari bihehe ari nk'ikinyogote kuko ubanza bihehigwa neza. Urumva amakuru yagaragaraga muri iyo minsi ko babivugaga yagiye mu madosiye ashoboka yose, aho yakomangaga hose yarakingurirwa kubera uruhu yaje yiyambitse. Yego uzi impamvu zanye uwo mugore rero ni ukugira ngo rwose tujye hari extremity yo kwereka abantu ko wenda ziranye ishyamba zitangiye kumenya amacenga n'amayeri y'abazungu, sibyo? Kubera iki bashobora kuba basohotse mu gihe cya obsession cyo kwibwira ngo iyo bintu kayitaje iyo Loni yaje birimo gukonfaminga credibility yacu, bashobora kuba bayisanga mu credibility ariko kwakira abashyitsi benshi bakomeye bifite icyo byongera none kuri izi nyeshyamba. Nibyo nkubwira nti iyo wita abantu abateroriste bakakira kayita bakicarana ku meza, ntabwo turabona uhagarariye niba ari Awsom muri Somalia aganira n'umuyobozi wa Al-Shabaab. In fact bahanagura ubwo teroriste babatwerera, ariko nanone se bibitse iki? Abaraporoteri ngira ngo ni abangaba abakozi bo muri Loni kandi bakora nayo maraporo cyangwa se bashobora kuza mpamvu navuze ya Jane Corbin ntabwo yarabuze ibyo yandika ku Rwanda, ariko yari afite agenda kashe imuzanye, bivuze ngo ibyo uzamwereka byose wese ibyo azandika azaba afite script yateguye. Uzi ikintu bashaka gukora kuriya nigereye igoma script yanjye ndayifite, noneho ntawe uzampakajya ko ntageze igoma, kandi script yizanye mbere ntabwo waje kureba ukuri. Yego ukuri ko nukumwereka urakorera ubusa, afite ibyo yaje agambiriye. Yego yaje agambiriye Untold Story iyo yayirangije kera arayishyira mu kabati, aravuga bizakonfamingwa, bizatuma nta muntu umbonamo ko nakoze ibintu ntaragiye kuri ground kuri field. So M23 itangiye kumenya, imaze kumenya ko aba bose baza bayigana sha Sandrine, hazazamo n'abaje kubica, hazazamo n'abaje kubaroga, hazazamo n'abaje kugira gute. Urumva? Yego hari umwe mu ba ofisa bahariye hakurya ziranye ishyamba, na makuru numvise ku mihanda uherutse kugira umuntu w'umushyitsi ukomeye. Ni umumotari. Umumotari kabisa. Nanga batwara tukutuku. Noneho uwo muntu asurwa n'uwo muntu ukomeye, ariko nyine ukabona yuko hari igihe abakomeye bugiye intambara zabera igihugu ziragorana. Ashobora kuba akomeye ariko ari ukuruhande ari wa hafi na Tshisekedi, kandi yikundira inyeshyamba. Ibyo se ari birenze? Ntabirenze. Ariko se urwikeko abantu urabura, noneho abantu batari ko kuriya muntu avuye aha ngaha uwo yari yasuye akabimo rwaragurika buri kanya, uriya nta kantu yamuhaye. Ariko urakina ni ubuzima bw'inyeshyamba ari ikintu. None umuraporoteri Onesien araje, murakinguye imiryango yose, M23 rero hariya nishaka yiha amashyi. Kitangiye kumenya ko abo bose ntabwo ikeneye kuba kubera urukundo rw'umwore wese cyangwa kuyisingiza cyangwa kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Biriya ni byiza, niba bafungire. Hano mu Rwanda jenoside irangira muri 9 kangahe sirimu ku itariki, hari umuntu witwa Kofi Annan wari umunyamabanga mukuru wa Loni waje mu Rwanda banga kumwakira ku meza kuri dine. Yari isangiza Kofi Annan kubera umutwe yari afite ufunze. N'ukuntu buriya Kofi Annan jenoside yo mu Rwanda yari warukuriye ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi muri Loni. Cyumvikana ko raporo zose Dallaire yamuhaga ntabwo yazihaga agaciro, yazigazubika. Yego urumva umuntu nk'uwo wika raporo y'impuruza kuri jenoside nta n'impamvu yo kuza kubishima hejuru ibisebe n'ibikomere bikiri bibisi. Ntabwo ari byo bisobanura, ndavuga ko iyo histoire yabaye irandikwa on record, ntabwo ndimo kubihimba. So bene aba bantu mugira success, mufashe Goma, mufashe Bukavu, bariroshye baraje, sibyo? Yego baje mugishyuhaguza n'iki mucyumva ko umuntu uvuye i Burayi wese aje kubareba, aje guhinyuza leta, noneho aje yambaye akantu ka Loni, nyamara ntimuzi ngo ni intumwa yande. Urumva
aje kubareba ariko afite script inyuma, aje kubareba yanabasanga mumeze neza. Yego. Ikibi nicyo yiyandikiye ahubwo agira nga confirming. So ubwo mbitwariye hamwe rero M23 yagerageza kujya igira ibiti isuzugura, kandi Sandro unyibutse neza sinigeze nkubwira ngo M23 ikintu cyayikiza nibi ngibi birimo zaduha n'iki n'iki, urambwira ko ntabikubwiye. No gushakisha ukuntu yagira yazamura confidence yayo, yego warabimbwiye, ikasa ikabyimbana abantu ariko itababanye mbega empori, yego ariko ikababyimbana kubera ko ibintu tuvi ikababyimbana, naho nikomeza kutabyimbana abantu bamwe ibafungira amayira banigira gute bazayinjira kandi bazayihemukira. Ntekereza ko no kuba yaratanze bari abasirikare 1200 batayiguraniye aba bafungwa ba 700 ari mistake yakoze irimo kurogereta. yego Yiza kubyimbana Qatar, ikabyimbana Amerika, ikabyimbana Tshisekedi, ikavuga do twe ntabwo twakuta kubaha abantu banyu ko natwe banzoza n'abacu 700 abandi ntabwo bari burenga ahangaha, nari kureba bagasohoka muri Monisco, urumva kavuga do ntabwo tukigiye Kanyabayonga n'inzira ya Rubero, mujye muri Rumangabo muri abasirikare musanga abandi. Niba mushaka gukora imyitozo muyikore, niba mutabishaka ariko wangiza amahirwe mbonye ukuntu bava muri Monisco. Yego. Nakwisiga insenda ko ntacyo benda kuba amaliste wamaye kuzabona bose ko nta uzagira ikintu aba. Uravuga ngo ngiye kuhemukira. Kavuga ariko iyi mihanda ntabwo imeze neza, hari umuhanda wacitse ntabwo mugishoboye kugenda, reka babanze ugashyiramo katerepare 5 zirigwa zikora ubusa ngo zirakora umuhanda bazanyuramo. Ukabwira Red Cross mujye bukomeza muze mu basura umunsi ku wundi mubabarure, sibyo mubabaze ko hari ikibazo bafite. Rumangabo nkabahamo Red Cross nkabamo uburenganzira, nariko bazagenda ntabwo navuga gutyo, nabandi nkontagita Kinshasa nzabarekura ariko nanye mwamaye abantu banje. Red Cross yazo kavuga uti hari muhanda utararangira gutungana, ntuyibwiza ukuri. Yego. Uratanga abantu 1200 babasirikare n'imiryango yabo, ugasigara ukomporeninga abantu 700. Nakubwiye ko durant le génocide hano mu Rwanda muri wa rugamba hari ukuntu abantu bariremera muri Stade Amahoro bari mu ifasi ya FPR Inkotanyi, abari kuri Mirikorine bari mu ifasi ya Exfar, ariko minuari yajyaga ihererekanya abantu noneho batari n'imbohe. Kavuga ati abantu 100 barava muri Stade Amahoro baza kuri side ya guverinoma n'imiryango yabo, urumva abantu bako babyarima nabaga batuyeyo barahungiye muri stade nk'abandi. Yego. Nabo bakavuga ati natwe abantu muhiga muri Mirikorine babisikane baze ababazanye bari bagize gutya. None se Sandri ibyo bintu ko bikora ku isi byaba byarabasimbutse gute niba atari ukubura ingamba zo justice zo kugira zo gucana ku maso? None se bigize icyaha kuvuga ngo muratwara bamuzajya mangaba ari system izwi ku isi? Red Cross ko yajyanye bari abantu yagaruye nde? None batangiye kwaho ntabwo tuzajya doha ngo mutabafunguye ngo tuzagira gute. Yego reka wenda mu bigerageze gutya ariko ni ugukererwa, ni rotari ni mistake bakoze. Ibaze nko kutajya doha bitumye bagaragara nk'indiscipline kubera ko hari science yabacitse ya matchingaga nicyo bakeneye. Ndatekereza ko rero never let than never, better let than never. Mbona ko jewe ntabwo njye nenga umuntu ufite umugambi nta mucuranzi wemera ko abantu bamucurangira atari timu yiwe, kuko ushobora kuza muri performance yaranira amanota, urumva? Noneho umuntu akaza akagura abacuranzi bawe ngo baregure imirya. Yego. Wewe wararepese uzi ko ushobora kuba uwa mbere bakakwicira sound, burya umucuranzi ajya gucuranga hari minota 10 ikipe yaje gucekinga sound n'ibicurangisho bye na instrument akoresha, ukabona bazicomoye bashyizeho izabo, kuko ijya tipe technique baza uri bo wa mbere kakuvangira amajuka bo wanyuma. So ni ibintu bikora mu entertainment. So mbivugiye iki rero, ibyo byose gucunga timu yawe, team mukorana ukamenya iri mu biki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero byose no kuba vision kuri M23. Buri wese akicungiriza mu. Iki M23 sikaje gukosora no gatera amakosa ya M23 turimo kuvuga uyu munsi nicyo tumenya tureba ibyo ngibyo. No bintu byo kugenda igihiriri. Ukajya kubona ukabona high command ya gisivile na high command ya gisirikare biri mu ifoto imwe ya album. Biri abyo bizabakoraho. Sindi umupfumu. Umunsi umwe bazakomwa bazibuka ibitereko basheshe. Kubona Corneille nanga mu ifoto imwe, General Makenga mu ifoto imwe, Bodengaruye mu ifoto imwe, Kaniki Freddy mu ifoto imwe, Wiringo nawe ari muri selfie, simbikubwiye. Niba atabikosora umuntu azabakoma kandi bazibuka bazababara cyane. Ibindi uruvanye nabikosora.
kudapfa kwakira ubonetse wese, kudasekera ugusekeye wese, kutagira gutugize gute, ibyo ni ibintu rwose bigaragaza ko bamaze kuba amacuba. Ariko iriya foto album kujya mu mihango imwe, event imwe, ubona bakoranye bose inama imwe n'iki n'iki, drone zabakora ntabwo bimaze iminsi, ntabwo babifitemo ingeso kuvuga inshuro zose barwanye no myaka bamaze ine barwana, kiriya kintu kibabamo. Tubivuze imyaka myinshi, wa mugani ujya umbwira uti giye imihanagije vuba, tubimazemo imyaka myinshi. Uzabibaze mugisha bajyanye mutangaho umugabo, urumva ukabona komando bimwe iraje, General Makenga n'ujya ubikwepa cyane, buriya no ninyeshyamba uriya mugabo, ariko abandi ubona bari kumwe, ukabona wenda ubonye ahantu hahagaze Oscar na Kanyuka icyarimwe, kandi ubwo ubundi buvuze ko timu ya communication ishobora gushwanyukira icyarimwe hagize umuntu ubiturikizaho igisasu igasibangana. Kandi umbwire ngo icyo bita serire cyangwa timu isenyutse, burya basenyutse ikintu kinini cyane mu bantu bakorana akazi cyane. Bivuze ngo ubusanzwe burya ahantu Kanyuka ahagaze cyangwa ibirori yitabiriye, ntago barinda nawe bagomba kuba hari kugira ngo hagire umuntu usigaririraho. Ahantu General Bernard Byamunga ahagaze, ntago Makenga bagomba kuba hari kugira ngo komando midasenyukire icyarimwe cyangwa bangaruye bariya. Ariko babona hamwe bagira gute, izi nyeshyamba n'inyeshyamba ziri moderne kuva nabera, niko ntabona komando y'inyeshyamba ifotoza mu ifoto imwe, hagira ngo ni bari photogenique, hagira ngo n'abamisi cyangwa n'abamista. Abazayirwa ni kimwe rwose n'abantu b'abasirimu bibereye aho ngaho, abakongomani nako abazayirwa ntabwo ikibaho. Kiriya kintu bazagikosore cyangwa bazakireke, batazavangwa na ya marishari, ariko bazabakoma tu. Shaka kubwiza isi n'umupfumu, sindi n'umuhanuzi, bazabakoma. Isi ntabwo ibakunda, urumva? N'izi za Amerika bavuga zishejwe na Savimbi zikamuhitana. Savimbi aho zakorana n'abanyamerika, ari inshuti yabo. Amerika iramwica kuko yabonaga hari isupa ashaka kumenamo inshishi, urumva? Ya cooperation yabo na Angola, bonge bagarukanya Angola yahoze ku Burusiya igarukira Amerika, Amerika igarukiye Uburusiya, Angola igarukiye Amerika, urumva? Amerika itaye mu wakajwiga Savimbi baramuhitana. Hashize imyaka hafi 40 Savimbi arashwe muri ubu buryo bwo kumuhiga. None so imyaka 40 ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku ruhe rwego Sandrine runini cyane. Ubu se niba Amerika ishaka gucukura amabuye ya Kongo igashaka kuyatwara, Tshisekedi yarabahaye, uzi neza kuri bife hari iki kumeza, wenda hari iyo kipe. Uzi ko Amerika ishobora gukora ibishoboka byose igaca cini CIA. Wumva ukuntu Amerika atari abana beza, bakabafasha gutegura event mutabizi Sandrine, bakayitera inkunga. Niba ari passport y'aba officier, niba ari passport y'abakada, ntimwamenya Amerika zirizabinyuzamo. Umuntu akaza yigize inshuti yanyu ati mwazateguye umunsi, mwateguye kadaship y'abantu 1000, nkabatera inkunga ko mwakoze akazi muri iki gihugu, sibyo? None hakavuga atariko muri passport y'aba bantu, abantu aba nabazayitabire, dufungure partnership officiel, kandi yabatanze muri ntuzi coordinates zo kubica bakabarangiza. Amerika bugikora umugambi ukoze nk'imyaka 5 mikeya cyangwa 10, bari abageze ku rwego Sandrine, bageze ku rwego bajya kuneka igihugu, bakohereza abantu bazajya kukibyariramo, bakazanekesha abana babo. Abana bakiga primaire, bakiga secondaire bigishwa na Amerika, bakazakura babigisha amashuri ya excellence, bababwira ibyo gukora entrepreneurship, ku buryo umwana azakura ashimwa, aba ministre abakiriki, bakabinjiye mu butasi bwa guverinoma yawe, basiga bafitemo n'aba ministre mwicarana muri cabinet. Urumva urwego bagezeho, bagutegurira igisekuru kizakuneka mu myaka 100 iri imbere, kugutegurira ari kizakwica kikakwicira n'abantu mu myaka 35. Ni ibintu biri simple, sibyo? Kubera iki ushobora kuvuga ngo uri pro American, ngo ntabwo uri umwanzi wa Amerika, ariko bakabonura igikwazo kuri diyama yose na zahabu, nta kindi kintu, kuko n'aba predator nta kintu bagushakaho kindi. Barabona gusa yuko imigambi yawe na politike yawe na siyasa yawe badashaka kukwiba ibyo bintu for free ngo bishoboke. So wabaye igikwazo kuri buri, wabaye umwanzi kubera ko ni wowe ucanye ku maso kurusha Tshisekedi arimo kwitangira ibintu muti iki gihugu cyacu gutya na gutya. Icyo gihe imbere y'inyungu za Amerika wabaye umwanzi, barakudodera intuza, bazakujyana kujya iyo ceremony muzahuriramo, niyo nama muzamwirimo mwese, drone yabo ihita barangiza icyari, mwirangiza ikibazo completely birangira. None se Masha, tuva kuri iyi ngingo, ikibazo cya nyuma mfiteho nkibaza, ikibazo cyane mugiye kumbaza n'ikindi nzabona muri commentaire. Marisha, wibwira ko urusha ubwenge mu 23 ntitata se negira gute? Niko babwenge buke barabavuga, nta zindi commentaire bagira. Wibwira ko barusha gutekereza, ubwo rero aho ngaho n'iki, ariko wigize ndakubwiza ukuri, abantu burya
umusore ngo muhana avayo ese urabisoma ariko sinkibikunda kubisoma cyane barabikubwira ubimbwira se buninde wapfa kunyinjira uko ubonye kose ariko ndabizi burya turaziranye aba bantu tuba tuziranye imyaka 10 hafi n'icyenda ukorana n'abantu bubazi harimo amatsinda ameze gutyo bose ntibatekereza wibwira se ko bajyana batapimye ikirere mieux vaut prévenir que guérir pima ikirere unirinde weka gupima ikirere gusa burya abayisiraheli bagira icyo bita iyo bafakasinga nko ku mihigo yabo abayahudi bakora imihigo bagakora icyo wakwita nka plus 4 urumva bakora umuhigo A umuhigo B umuhigo C umuhigo D niyo target yabo niyo akura isasu apima amasasane rimwe abayumva ataguhamije neza kandi kuko isasu rimwe ushobora kukubeshya warasoba n'umuntu aguye n'igihunga kugira ngo bamuhamije bahakikisha ngo barakwishe ku masasane target yabo n'amasasane yakoze bije yo kubaka inzu ayikubakane kugira ngo iyo nzu izabe inzu yifuza kugira nagira amahirwe contrainte zikabura izuzure kuri plan A nihaza no contrainte yindi yuzuzwe na plan B nihaza muri contrainte y'umuyaga n'izuba n'ikindi tutamenye byari byo no biturutse plan C igire gute plan D ikoreye finishing abantu babahanga nuko kubatekereza ntabwo ukora ikintu kibe ngo nizeye ikirere gusa wakizeye ukizera n'amazi n'ubutaka ese wakizwe kareka ko kizera urumva utwo dukomenti tubaho nani guciye mu ijambo wambwira icyo kibazo cyanyuma tugakomeza nanjye kubwa ntikwanga kuba UN yakinjira Goma ntibishobora kuyibera iki navuga ikibazo cyangwa icyaha izaba nzifata urugero ngaguha UN 5 z'ingenzi kandi nihuse utagira ngo ndimo no kuzishakisha UN iminwari yo mu Rwanda wari kwizera ariko kumugezaho iki yabujije no ko batutsi kuba hano mu Rwanda unareba ukuntu darera birogreta yari umuntu utanabirimo ariko ayikorera neza iramunanira ya raporo biranga bakofi nane nabakubwiye si UN ya mbere UNAMID urayizi iyi UN yo muri Sudani na Darfur yarashwanyaguritse ubu ngubu irimo intambara abari Elfasher abari ejo ku munsi w'ejo zanyeshyamba za RSF zashyizeho guverinoma zishyira bitanyara muri Darfur mu rwego Elfasher byumvikana yuko Darfur yashyizwemo imbaraga na Loni zingana kuriya UN yabaye muri UNAMID yari ikomeye mu mission yabaye muri Afrika ubu se abanyadarfur barimo guhumeka neza ntibasubiye ubisi UN yahashyize iki yahasetinze iki twagiye Somalia amisomo yarimo African Union yari in force hybride iyo na African Union na Loni n'ingabo za Loni ubu se Somalia iratekanye twagiye tugeze muri iyo bita finiri n'umutwe w'ingabo ugizwe n'ingabo nyinshi cyane ku isi za Loni niwo mutwe munini ku isi ngira ngo ufite abasirikare benshi kandi bakomeye kandi iyo finiri ni ingabo za Loni zifite ibikoresho bihambaye ziva mu bihugu bikomeye nk'Ubufaransa Ubwongereza Ubutaliyani n'ibindi bihugu nibo bahagati ya Israel na Liban finiri bafite umurongo bita muri Blue Line n'iki byose baciye kugira ngo abayahudi bagera kurwana n'abantu muri Liban na Hezbollah finiri yahindutse ubushwangi birigo bayirasa bayihindura hindura ibivuzo nta kintu kimura Israel ishaki ijya kurimbura Beirut abahezbollah bashatse bajya kurimbura Israel iri aho ngaho intwangaraye gusa nahoze mbona bayisabira ngo ye kuraswaho nyamuneka ndimukara abantu bafite imbunda n'ibifaru bitwa abantu baroni basabirwa kugirirwa impuwe urumva tujye muri MINUSMA ndaguha nk'icumi nta kibazo muri Mali mission de Nations Unies muri Mali ndetse ko ari abasirikare muri Mali bagoyita bayirukanye hari amahoro yigeze setting hariya iriya buyoya yavugiraga atarapfa Petero buyoya Petero buyoya nawe yarameze nko kubintuke yitameze muri ya mission wari uyikuriye muri Mali urumva ntiyapfuye ubusa ari cyo ntagezeho wenda tujye muri zino operation nka operation Barikane zabaye muri Maghreb z'abafaransa abanyamerika n'abadage n'iki byose bagiye gutata no gutera inkunga imitwe y'inyeshya imitwe y'ibyihe bihakorera kugira ngo bakomeze basahurize zahabu yaho mukamugiye kubungabunga amahoro ari nawe mutera inkunga iyo mitwe kugira ngo idestabilizinga aho ngaho so iyo rano uvuga rero iyo munisi kuvuga ni igaburira abanyatura ni itwara inkomere za FDLR nigira gute iyo munisi kubundi ni kabuki wa mugani wa ntuze wa Kanezi yose mwavugiraga mu 23 ubundi maze iki muyakaribu kubera iki simvuze ngo babarimbagure nibabarekeraho bari babi statique bizengurukeho ariko ikaze babahana igiki numvise uyu nguyu uvugira mu 23 Oscar Barinda wungirije avuga ko hazaba ikintu bita zone tampo ariko disi ikintu cyambabaje numvise mu bantu bashobora kubahiriza iyo zone tampo ashyiramo na MONUSCO ni yabarashe muri operation Springbok MONUSCO yakubahiriza yaba interposition force gute nibajye hagati bumve yuko iri natural itabogamye yewe yamenye n'umuceri uriya mugabo sindavuga nawe
sinya mvugana singira na nimero ziwe ariko hari mvugiye ati na za Sadek rega na za Yase turi hafi mpita mvuga burya mu mboneza y'M23 turibona ko na Samidere sishobora kuzagaruka mu indi sura kubajya hagati kandi ni ikintu kiri possible. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship.